yaguhaye amaso ngo nujya kuvuga ubanze urebe ko ibyo ugiye kuvuga bidafite guteranya abantu, bitagira ingaruka, cyangwa se nawe ubwawe urebe yuko bitakugiraho ingaruka, ukontorore ibyo ugiye kuvuga. Khutuba yashize twavuze ku kwikontorora. Allah subhanahu wa ta'ala none arongera atubwiye ati alam naj'al lahu aynayn, umuntu koko kugeza naho yijugunya muri jahannam. Alam naj'al lahu aynayn, ntitwamuhaye amaso abiri ngo arebe mbere yuko avuga, wa lisana wa shafatayn, tukamuha ururimi rumwe n'iminwa ibiri ngo akontorore, ubanze ushungure ibyo ugiye kuvuga. Intumwa Muhammad, Imana ihundagazeho amahoro n'umugisha, yigishije umma kurinda ururimi. Ubwo Muadh mwene Jabal, Imana imwishimire, yabazaga intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kuyigira inama y'umurage w'ibikorwa yakora bikamwinjiza muri aljanna, bikamukura mu muriro cyangwa se bikamushyira kure y'umuriro. Nyuma y'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama imaze kumugira inama nyinshi cyane, harimo gusari, harimo gutanga zaka, harimo gusiba, harimo gukora hijja, harimo n'ibindi bikorwa byiza byinshi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amaze kumubwira ibyo bikorwa byamwinjiza muri janna, yaramukomeje aramubwira ati ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli, nkubwire ikiruta ibyo nakubwiye byose. Qultu bala ya nabi Allah. Muadh ibn Jabal avuga ati yego bimbwire yewe muhanuzi wa Allah. Fa akhadha bilisani, intumwa y'Imana ifata ku rurimi rwayo, waqal, iravuga iti kufa alayka hadha, rinda ururimi rwawe. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقته إلى يوم الدين. عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. Ikuzo n'ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we ukwiriye gusingizwa, ni nawe dusaba ubufasha, ni nawe twicuzaho wenyine gusa ibyaha byacu, kuko ari we mutabazi ushobora kuturengera akatubabarira ibyaha byacu, ndetse akanatubabarira ibyaha byakore ku bugingo bwacu. Uwo Allah subhanahu wa ta'ala yayoboye nta wamuyobya, kandi n'uwo Allah subhanahu wa ta'ala yashatse ko ayoba nta wamuyobora. Ndahamya ko nta yindi mana ikwiriwe gusengwa by'ukuri uretse Allah, Imana umwami ugaragara, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nkanahamya kandi ko Muhammadi ari umugaragu we akaba n'intumwa ye, akaba yarahamagariye kugana inzira y'ibyishimo, akaba umwizerwa kuri wahayi, kwihishurwa yazaniwe na Jibril,
numwizerwa kuri wahayi yahawe na Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa al-aminu ala wahayihi. Mana nyagasani muhundagazeho amahoro n'umugisha we nabo mu rugo rwe n'abasangira ngendo be na buri wese uzakomeza gukurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Bagaragu ba Allah, amagambo meza aruta yandi na amagambo ya Qur'an, kandi n'inzira nziza iboneye ni inzira y'intumwa Muhammad, Imana iha amahoro n'umugisha. Naho inzira mbi ni ibihimbano, kandi igihimbano cyose nta handi kiganisha umuntu uretse mu buyobe, kandi ubuyobe nabwo nta handi buganisha umuntu uretse mu muriro wa jahannam. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala uturinde. Fattaqullaha ibadallah. Bagaragu ba Allah, nongeye kubakangurira nanjye ubwanjye ntibagiye kurushaho kugandukira Allah no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Ali Imran aya y'102, isura ya 3 muri Qur'an, aya yayo y'102, banje kwiragiza Allah subhanahu wa ta'ala ngo ndinde satani w'ikivumwe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ku izina rya Allah nyiri mbabazi. Aragira ati: ya ayyuhalladhina amanu taqullah, yemwe abemeye Allah, ittaqullah, nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi, nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala ukuriko kumutinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, muramenye ntimuzapfe mutari abayisilamu. Bagaragu ba Allah, uyu munsi muri khutba yanjye ngiye kuganirira ku mico ibiri, imico mibi, kubera ko ari imico ikwiriwe kwirindwa. Iyo mico mibi nta yindi ndaza kuyisobanura muri khutba yanjye, ariko reka mbanze nyisasire vuga yuko ari imico yagiye yamamara cyane mu bantu, kandi iyo mico tukaba dukwiriye kuyamaganira kure, kubera yuko abantu benshi bagiye bayifata nkaho ari ibintu byoroshye. Ayuhal muslimun, bayisilamu, da'u min afsadil adwa, iyo mico ni indwara mbi kurusha izindi ndwara zose zoreka, zangiza cyangwa se zoreka sosiyete. Yajribu sharra, zizana ibibi muri sosiyete. Wa yad'u ila al-furqa, izo ndwara kandi nta handi ziganisha abantu uretse mu gutatana. Wa yughiru sadra wa yuthiru al-ahqad, igatuma abantu bagira inzangano zidashira mu mitima. Wa yahuttu bi sahibihi al-asfali darakati, uranzwe niyo mico mibi nyirayo nta handi imuganisha uretse kumushyira mu ndani y'umunyotwe wa jahannam. Wa yunshiru bayna nasi al-karahiya, iyo mico nta handi iganisha abantu uretse kwibaganisha mu kwangana. Wal ahqadi, ikanatuma bagirana inzangano z'ibisekuruza n'ibisekuruza. Yatawarathuha al-ajdad ala al-abna'i wal ahfadi, abasekuruza usanga bayiha abana babo nabo bakayibazunguraho bakayigeza ku buzukuruza babo. Iyo mico rero murumva yuko ari imico abantu bayifata nkaho yoroshye, hanyuma igakomeza igenda ikura. Nyamara Isilamu yaradutegetse yuko iyo mico tuyirinda. Bagaragu Uwiteka, walidhalika hadhara Allahu wa rasuluhu min, Allah subhanahu wa ta'ala iyo mico
yarayitwangishije ayamaganira kure, ndetse n'intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyamaganira kure. walakinahu ma'al asaf, ariko igiteye agahinda, sha'a bainana, iyo mico yiganje muri twebwe, wa asbaha fakiha nuzayinu biha majalisuna, imeze nk'itunda cyangwa se urubuto cyangwa se ururabyo dutakisha mu byicaro byacu. wa qalilu minna, bake muri twebwe, man yaslamu min alwuqu'u bihi, nibo bashobora kurokoka no kurangwa n'iyo mico mibi. bal yumaras wala tajid man yunkiru alayhi, iyo mico ikorwa ntabwo ushobora gusanga hari n'umwe uyamaganira kure. ushobora gusanga ari umwemeramana ugaragira Allah abidan, akora ibada nyinshi, mutasaddiqan, anatanga ni sadaqa, muhsinan, anagira neza, wasahibu sunan, ugasanga kandi anarangwa na suna, ariko lakinahu yaqa'u bil ghiba, ugasanga agwa mu ikosa ry'iyo mico navuze ryo gusebanya. al ghibatu wan namima, iyo mico nta yindi ni ugusebanya no kubunza amagambo no kuvuga mugenzi wawe. wal buhtan, no kubeshyera mugenzi wawe. bagaragu b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ayuhal ahibba, nshuti za Allah subhanahu wa ta'ala, iyi mico ni imwe mu byaha ndengakamere, kandi twese tuzi ko kabairu dhunub sababu kulla shaqa, ibyaha ndengakamere ni impamvu yo kugira ubuzima bubi. wa sharru wa adhabu fi dunya wal akhirah, ikaba ni impamvu y'ibihano hano kuri iyi si ndetse no ku munsi w'imperuka. wa sharru dhunubi wal maasi, kandi nanone ibyaha ndengakamere nibyo byaha bibi, kandi ni nayo makosa atababarirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nyirayo atayicujije. bagaragu b'Uwiteka, wa inna min kaba'iri dhunubi wal maasi, mu byaha ndengakamere harimo al-ghibatu wan namima, harimo gusebanya, harimo kuvuga mugenzi wawe adahari. وقد حرمهما الله في كتابه, Allah subhanahu wa ta'ala iyi mico ya al-ghiba na namima Allah yayigize haram, yayigize kizira mu gitabo cye gitagatifu. wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, ndetse intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nayo iyigira ikizira ku rurimi rwayo. li annaha tufsidu alquluba, kubera yuko iyo mico tumaze kuvuga yangiza imitima. wa tazra'u shurura wa turithu alfitan, kandi kabifumba y'umuriro ukongeza fitna, ukongeza umwiryane hagati y'abantu. bityo rero bagaragu b'Uwiteka, al-ghibatu wan namima, gusebanya no gushyashyarizanya no kuvuga mugenzi wawe ibintu atishimiye, ibyo nibyo bituma sosiyete zangirika. watuqi'u bisahibiha an-nadam fi waqtin la yanfa'u fihi an-nadam, urangwa no gusebanya azaba ku munsi w'imperuka ari mu gahinda cyangwa se afite ishavu, kandi kuri icyo gihe gushavura no kuganya ntacyo bizaba bimariye nyirabyo. يقول تبارك وتعالى, الله سبحانه وتعالى أرتبقراتي ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. الله أرتبقراتي ولا تطيع ورمي نوزا تغمتك ووفري كل حلاف مهين وawundi ugenda arahira cyane, arangwa n'indahiro cyane,
halafi ni sigha mubalagha yo kurahira. Wala tuti kulla halafin mahin, uramenye ntugatega amatwi wa muntu urahira mu by'ukuri ni umunyakimwaro cyangwa se arasebetse. Hamazin masha'in binamim, abantu barangwa na ghiba, bagenda bagira humaza. Hamazin alhumaza, basebanya, bakerensanya, babeshya, baryarya, barangwa n'imico mibi. Hamazin masha'in binamim, batunzwe no kubunza amagambo. Masha'in ni sigha mubaraka ya mashya yo kugenda. Masha'in binamim ni superlative ivuga umuntu ugenda cyane, agenda ingo zose arazizenguruka, imijyi yose arayizenguruka. Mu kinyarwanda bakunze kubita ba radio, babandi bagira amagambo menshi cyane. Imana iti wala tuti kulla halafin mahin, ibaranga nuko usanga bagira indahiro nyinshi ku ndimi zabo kandi ntaho basiga. Buri rugo barwinjiramo, buri mudugudu bawukandagiramo, nta kindi kibajyanye. Binaminin ari uguteranya. Manna'ilil khairin mu'tadin athim, kandi ibindi bibaranga bimana ibyiza. Manna'ilil khair, iyo bagize icyiza bageraho ntabwo ashobora kuba yaguha ku cyiza afite. Mu'tadin athimin, kandi ni n'abangizi. Mu'tadin bagira itida, bagira ubwangizi, bashoza intambara, bakora ibyaha bituma bagenzi babo batishima. Athimin, kandi bakaba ari n'abanyabyaha cyane. Athim ntabwo ari athim. Athim ni ukora ikosa rimwe cyangwa se kabiri, ariko athimun ni wa wundi wabigize umuco. Kubeshya kuri we ni ibintu hadi bisanzwe, gusebanya kuri we ni ibintu bisanzwe, guteranya abashakanye kuri we ni ibintu abona yuko ari ibintu biri simple byoroshye kuri we, nyamara ni ibintu bikomeye bagaragu b'Uwiteka. Bityo Allah subhanahu wa ta'ala ati mena abo bantu nibakuzanira amagambo fala tuti, uramenye ntuzabumvire kulla halafin mahin, uwo muntu ugenda kubeshya arahira azana amagambo adafite shinge na rugero, ntuzamutege amatwi. bagaragu b'Uwiteka. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti la yadkhulu lijannata namam, umuntu ubunza amagambo ntazigera yinjira muri aljanna. Tumbitu alhiqd, nkuko nabivuze, kubunza amagambo cyangwa se guteranya abantu cyangwa se societe cyangwa se umuntu n'undi, kubunza amagambo nta kindi bibyara. Tumbitu alhiqd, bibyara cyangwa se birema inzigo, birema urwangano rw'ibisekuruza. Watujribul adawat, kubunza amagambo, gusebanya bizana intambara, bizana kuba hagati yawe na mugenzi wawe mwagirana urwangano. Bayina albuyuti wal jiran, ugasanga hagati mu ngo n'abaturanyi ntibumvikana. Watajribul adawat bayina al aqriba, ugasanga wa muntu wabateranyije yagira ngo mwo gushyira hamwe kugira ngo mutagira icyo mugeraho. Iyo umugore n'umugabo bashwanye ntabwo bashobora kubaka urugo rwabo. Iyo umuturanyi, abaturanyi batumvikana ntibashobora kuba bahuza ngo bakore ibikorwa by'iterambere. Ntiyaza ngo akubaze ngo waramutse ute, wiriwe ute, ntiyakubaza amakuru. Kubera iki? Kubera yuko hagati yanyu havutse urwangano. Niyo mpamvu Islamu yarwanyije kubunza amagambo. Islamu yarwanyije kubunza amagambo kubera yuko bifite ingaruka lil fardi wal mujtama, ku muntu umwe ku giti cye ndetse no kuri societe. Waqad amara sallallahu alayhi wa sallam ummatahu, niyo mpamvu intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yategetse umma ye bikafil lisan, kurinda ururimi rwawe. Intumwa Muhammad, Imana ihundagazeho amahoro n'umugisha, yigishije umma kurinda ururimi. Ubwo
Muadhi mwene Jabari Imana imwishimire yabazaga intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kuyigira inama y'umurage w'ibikorwa yakora bikamwinjiza muri aljanna, bikamukura mu muriro cyangwa se bikamushyira kure y'umuriro. Nyuma y'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama imaze kumugira inama nyinshi cyane, harimo gusari, harimo gutanga zaka, harimo gusiba, harimo gukora hijja, harimo n'ibindi bikorwa byiza byinshi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amaze kumubwira ibyo bikorwa byamwinjiza muri janna, yaramukomeje aramubwira ati thumma qala, yarakomeje aramubwira ati ala adulluka ala abwabil khairin, ese nkubwira umuryango w'ibyiza? Qala sawmu junna, intumwa y'Imana iramubwira ati isawmu ni ingabo izakurinda ibibi byose. Isawmu ni ingabo izakurinda ibibi. Wa sadaqatun tutfi'ul khati'a, no gutanga isadaka bisiba cyangwa se bizimya ikibi, anagura ikibi. Kama yutfi'ul ma'u nara, nkuko amazi azimya umuriro. Wa salatu ar-rajul fi jawfi al-layl, nanone muryango w'ibyiza yambwiye ati ni swala y'umugabo mu gihe cy'ijoro. Thumma tala, arangije amusomera uyu murongo uboneka muri Qur'ani, aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati tatajafa junubuhum 'anil madaji', abaryamye bahindura imbavu zabo, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, bagaragira Allah subhanahu wa ta'ala, bamugarangira n'ubwoba no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, batanga mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye. Hanyuma akomeza asomura ngurikiye fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin, ngo abakora ibyo ngibyo ngo nta numwe ushobora kumenya ibyiza Allah subhanahu wa ta'ala yabahishiye bishimisha uburanga bwabo. Jazaan bima kanu yamalun, ngo icyo ni igihembo cy'ibyiza bakoze. Thumma qala lahu sallallahu alayhi wa sallam, ikomeza ibwira Muadhi igira iti ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli, ngo ariko se nkubwire noneho ikirengesha ibyo byose nakubwiye. Ayi kullu ma dhakartu, nkubwire ikiruta ibyo nakubwiye byose. Qultu bala ya nabi Allah, Muadh ibn Jabal avuga ati yego bimbwire yewe muhanuzi wa Allah. Fa akhadha bilisani, intumwa y'Imana ifata ku rurimi rwayo. Wa qala, iravuga iti kuffa alayka hadha, zirika aka karimi kawe, igatunga urutoki. Kuffa alayka hadha, rinda ururimi rwawe. Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulihi, nimwe y'Imana ati nkubwire ikiruta ibyo byose nakubwiye: gusiba, gusari, gutanga zaka, kurara amajoro usenga, ibikorwa byiza byose ukora ugatanga no mu by'Imana yaguhaye. Nkubwire ikiruta ibyo byose. Muadh ibn Jabal ati yego ya Rasulullah. Nuko intumwa y'Imana iramubwira iti kuffa alayka hadha, rinda ururimi rwawe, irutunga urutoki. Faqultu ya nabi Allah, Muadh ibn Jabal abaza intumwa y'Imana ati ya Rasulullah, ya nabi Allah, ya muhanuzi wa Allah, inna lamuakhadhuna bima natakallamu bi, ese tuzahanirwa ibyo tuvuga? Qala thaklatuka ummuka ya Muadh, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhi أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ese yewe Muadhi, hari ikindi kizinjiza abantu muri jahannama bakajugunywa muri jahannama kurenza ibyo bavuga bisohoka ku ndimi zabo? Bityo rero bagaragu b'Uwiteka, iyi hadithi ndende cyane idutwaye hafi iminota igera no kuri 5 tuyiganiraho, iratwereka khuturati an-namima, iratwereka denja cyangwa se iratwereka ingaruka zo gusebanya mu bantu, iratwereka ingaruka, iratwereka ko gusebanya mu bantu bifite ingaruka zikomeye cyane, kugeza
igihe umuntu usebanya nta kindi kizamwinjiza mu muriro uretse ururimi rwe. Bagaragu b'Uwiteka rero, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani arongera akatubwira ati, ese umuntu ntitwamuremye tukamuha amaso abiri tukamuha iminwa ibiri ngo kugira ngo mbere yuko ajya kuvuga abanza agatekereza agashishoza? alam naj'al lahu aynayn, Imana iti ntabwo umuntu twamuhaye amaso abiri koko mbere yuko avuga ngo abanze ashishoze? alam naj'al lahu aynayn, nta maso abiri twaguhaye? hari umuntu n'umwe udafite amaso abiri? alam naj'al lahu aynayn, hari uwo tutahaye amaso abiri? warisana, tukamuha ururimi rumwe, wa shafatayn, ariko kugira ngo arurinde tukamuha shafatayn, two lips, tukamuha iminwa ibiri. Kubera iki ibyo byose Imana yabiguhaye? yaguhaye amaso ngo nujya kuvuga ubanze urebe ko ibyo ugiye kuvuga bidafite guteranya abantu, bitagira ingaruka, cyangwa se nawe ubwawe urebe yuko bitakugiraho ingaruka, ukontorore ibyo ugiye kuvuga. Khutuba yashize twavuze ku kwikontorora. Allah subhanahu wa ta'ala none arongera atubwiye ati, alam naj'al lahu aynayn, umuntu koko kugeza naho yijugunya muri wa jahannam. alam naj'al lahu aynayn, ntitwamuhaye amaso abiri ngo arebe mbere yuko avuga? walisana wa shafatayn, tukamuha ururimi rumwe n'iminwa ibiri ngo akontorore, ubanze ushungure ibyo ugiye kuvuga, nimba bitagiye kwangiza mugenzi wawe cyangwa se nawe ubwawe bitagiye kukwangiza. hari uvuga akabazi yuko ari guteranya mugenzi we, nyamara niwe urimo kwiroha mu muriro wa jahannam. Fanaudhu billahi min dhalika, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaturinda umuriro wa jahannam. Bagaragu b'Uwiteka, al-ghiba, gusebanya bifite ingaruka zikomeye cyane. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما إيمانا إلى تبغير إيمان يهمون يشير تبغيرتي لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس عياذا بالله. إنما إيمانا muri hadith yake na Abi Daudi iravuga iti ubwo yajyanwaga mu rugendo rwa Israi wal Mi'raj yanyuze ku bantu bakubitwa bahanwa bafite ibikomere mu maso yabo ndetse no mu ntugu zabo no mu mbavu zabo. Intumwa y'Imana ibaza Jibril alayhi salatu wassalam, amaze iti bariya ni bantu ki ya Jibril? Jibril aramubwira ati bariya ni babandi baryaga inyama za bagenzi babo cyangwa se inyama z'abantu, wayaqauna fi aradihim, bakarengera icyubahiro cya bagenzi babo. Falghiba, gusebanya bagaragu b'Uwiteka, urangwa no gusebanya ni wa muntu usanga ibyo yavuze atabisubiramo, ahubwo ugasanga arivuguruza mu magambo ye. wala ghayril jamil yamut, kandi ugasanga ari wa muntu upfa apfuye nabi. tunfiru minhu alquluba, abantu bafite imitima mizima ntabwo bashobora kwicarana nawe, bitandukanya nawe. watukthiru fiha aluyub, wa muntu uranga no gusebanya arangwa na aibu nyinshi cyane cyangwa se n'intege nyinshi. faqad naha Allah anhu, Allah subhanahu wa ta'ala yabujije gusebanya. washabbaha fa'iluha bisuratin makruha, ndetse anagereranya n'urangwa no gusebanya amugereranya mu ishusho mbi. makruhatul insan, amugereranya mu ishusho abantu batishimira. fayaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tubwira mu sura ikurikira agira ati ya ayyuhalladhina amanu jitanibu kathira minadhann, yemwe abemeye Allah subhanahu wa ta'ala nimwitandukanye cyane no gukeka bagenzi banyu. inna ba'da dhanni ithmun, kubera yuko bimwe mu gukeka ari icyaha. wala tajassasu, ndetse Imana iti wala tajassasu, muramenye ntimugaperereze bagenzi banyu. wala yaghtab ba'dukum ba'da, muramenye ntimugasebanye ntimukavuge bagenzi banyu badahari. ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayita, Imana irangije irabaza iti ese hari umwe muri mwe washimishwa no kurya inyama za mugenzi we yapfuye? iyo niyo tashbihil makruh, nicyo Imana yegeranyije ikintu kibi cyangwa n'abantu.
kuba umuntu hari warya mugenzi we yapfuye. Allah subhanahu wa ta'ala rero ati fakarihtumu, ngaho rero namwe ni mubyange gusebanya mwitandukanye nabyo, wattaqullah, mutinye Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha tawwabur rahim, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari nyiri impuhwe nyinshi kandi nyiri imbabazi nyinshi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. الحمد لله حمدا يملأ قلبي الإيمان وأشكره على عظيم فضله والامتنان وأصلي وأسلم على أفضل خلق الله عبده ورسوله ونبيه وقرة أعيننا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد, nongeye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala kuko ari we ukwiriye ibisingizo byuzuye, mushimira ugushimira kuzuza imani mu mutima wanjye, kandi nanamushimira kubw'inema ze nyinshi yampundagajeho. Bagaragu b'Uwiteka, twongere duhamye ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa by'ukuretse Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisesekare ku mwiza mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiremwa cye kiruta ibindi biremwa mu ntumwa ze, kandi akaba n'ibyishimo by'amaso yacu, Muhammad mwene Abdillah, Imana imuhundagazeho amahoro n'umugisha we n'abo mu rugo rwe n'abasangira ngendo be n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Bagaragu b'Uwiteka, fahfadhu ayyuhal muslimuna alsinatakum, bayisilamu nimurinde indimi zanyu, min hadhihi alghibati shani'a, mwirinde gusebanya, mwitandukanye no gusebanya, indimi zanyu muzirinde zitandukanye no kuba mu mubare w'abasebanya. faqad faza man hafiza lisanahu min az-zalat, bityo intsinzi iri kuri wa wundi warinze ururimi rwe akarurinda isebanya. Bagaragu b'Uwiteka, intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam iratubwira iti man yadmanu li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi adminu lahu aljanna. Intumwa y'Imana muri hadithi nsorejeho, khutuba yanerekana nubwo nayirangije, ariko muri hadithi nsorejeho intumwa y'Imana iti ninde man yadmanu li ma bayna lihyayhi, ninde umpaye daman, ninde umpaye garanti yo kurinda ma bayna lihyayhi, ibiri hagati y'ubwanwa bwe bubiri, ubwanwa bwo hasi n'ubwo hejuru. Ibivugwa aho ngaho ni kinayo kuvuga ninde umpaye garanti yo kurinda ururimi rwe, ninde umpaye garanti yo kurinda ururimi rwe, ndetse no kurinda ma bayna rijlayhi, no kurinda ibiri hagati y'amaguru ye yombi abiri, ngo nanjye muhe garanti ya aljanna. Ninde umpaye garanti ngo nanjye muhe garanti yo kwinjira muri aljanna? Bigaragara rero yuko bagaragu b'Uwiteka, kwinjira muri aljanna biragoye cyane kuri wa muntu urangwa no gusebanya, kandi nanone kwinjira muri aljanna biragoye kuri wa muntu uzanirwa kurinda ibiri hagati y'amaguru ye yombi. Iyi hadithi niyo nsorejeho bagaragu b'Uwiteka, mbasaba yuko twasabira intumwa yacu amahoro n'umugisha, kuko Allah subhanahu wa ta'ala yihundagajeho amahoro n'umugisha, irangije ibitegeka abamarayika bayo, inabitegeka bemeramana. Bityo natwe rero reka dusabire intumwa yacu amahoro n'umugisha. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mana nyagasani hundagaza amahoro n'umugisha ku ntumwa ya Muhammad, ndetse nkuko wahundagaje amahoro n'umugisha kuri Abrahamu ndetse n'umuryango we kuzageza ku munsi w'imperuka. Mana nyagasani, kandi turagusaba yuko wakishimira abasangira ngendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ku ikubitiro abakhalifa bane, Abi Bakari ndetse na Umar na Uthmani na Ali n'abandi batandatu, al-sittatil baqina mubashirina bil janna, abahawe inkuru nziza kwinjira muri janna bakiri bazima. Natwe reka twisabire, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwakiriye ijuma, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yatubabarira ibyaha byacu. Allahumma habbibi ilayna al-iman
Mana nyagasani dukundishe imani, wazayinuhu fi qulubina, uyirimbishe imitima yacu, wakarrihi ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, utwangishe Mana nyagasani ubuhakanyi, utwangishe kukwigomekaho, waj'alna min ar-rashidin, udushyire mu bayobotse al-hadin al-mahdiyin. Mana nyagasani kandi udushyire mu bayobotse, udushyire mu bayobotse bayobora bagenzi bacu, uturinde kuba mu bateranya, uturinde kuba mu bagira ishyari, uturinde kuba muri ba bandi babunza amagambo, uturinde kuba muri ba bandi bafite iherezo ribi. Mana nyagasani duhe ubushobozi bwo kurinda indimi zacu, duhe ubushobozi bwo kurinda ibiri hagati y'amaguru yacu. Mana nyagasani buri muyisilamu uri aha ngaha wese umusubize ibibazo yaba afite byose, ukennye umukize, urwaye umukize, ufite agahinda ukamukureho, ufite ishavu urimukureho. Mana nyagasani urwaye wese umukize. Mana nyagasani ntudukure aha ngaha utatubabarira ibyaha byacu. Mana nyagasani turakwinginze ngo uturinde korona. Mana nyagasani turinde korona kandi uyishyire kure cyane. Mana nyagasani uyikure kuri iyi si, twongere gusubira mu buzima bwacu ngo byari bisanzwe.